Yesu ashimwe ni njyewe Apostle Ukurinkunda. Tugeze ku gice cya gatanu turi kwiga ku byerekeye kumenya ukuri kw'Imana mu bibazo ducamo buri munsi, mbese mu bigeragezo bya buri munsi. Aleluya. Nizere ko aho maze kumva ibice bine bifite aho byabavanye n'aho byabashyize, kandi mwamenye ukuri kuntu Imana ivuga ku kigeragezo n'ukuntu tugomba kucyitwaramo nk'abakristo, impamvu kiza. Mbese nizere ko kuba umuntu amaze kumva ibice bine amaze gusobanukirwa byinshi mu buzima bwe. Uyu munsi rero turavuga ku byerekeye kubona imbaraga mu Mana. Aleluya. Kuko mu bigeragezo dukeneye imbaraga. Amen. Dukeneye imbaraga kugira ngo tubashe gukomeza urugendo. Amen. Mu kintu cya mbere buriya gituma tutagira imbaraga cyangwa ngo dukomeze harimo gutinya. Hari ijambo rivuga ngo God has not given us the spirit of fear. Imana yaduhaye umwuka w'ubwoba. Hari igihe tugira mu kigeragezo tukagira ubwoba. Ubwoba rero buriya butuma utakugira imbaraga zo gukomeza kwizera Imana cyangwa gukomeza mu rugendo, ahubwo ugahita wicira inzira. Ubwoba bushobora gutuma wicira inzira, ubwoba bushobora gutuma ubona ibintu nabi cyangwa utekereza nabi. Ubwoba ni ikintu kibi cyane. Niyo mpamvu Imana yakumye ivuga muri Bibiliya cyane, ijambo rikomeza riza ngo ryaje inshuro 365 kandi ukabona rero mu minsi y'umwaka, ni ijambo ryitwa ntukagire ubwoba. Amen. Umukristo rero wizeye Imana by'ukuri, wizeye Imana agira ikintu cyitwa kutagira ubwoba. Bibaho ko tugira ubwoba nk'abantu kubera babiduguyeho, ariko twebwe dusabwe kutagira ubwoba. Amen. Kandi kugira ubwoba ntabwo ari ikintu cyo guseka cyangwa ngo ugifate nk'ikintu cyoroshye. Ni ikintu gifite imbaraga ku buzima bw'umuntu. Ubwoba bushobora gutuma umuntu yiyahura. N'abantu bariyahura kubera ubwoba. Buriya muri bo barabuze ibyiringiro. Amen. Akumva atagishoboye kubaho cyangwa akabona isi yamunaniye. Bwose buriya ubwoba bwaba bwihishe inyuma yabwo. Amen. Usanga donc ubwoba butuma wowe utagera iyo ugomba kugera. Ugasanga umuntu yanze. Hari n'abantu bagira ibikomere mu ngo, ugasanga Imana imuhaye amandi mahirwe cyangwa ishaka kuyamuha, kuko uwo bashakanye yamukomerekeje cyane, ugasanga aranze. Urumva ko ni ubwoba nyine, ni ubwoba. Hari kwifata ukamenya ko bivuye ku Mana, ariko hari n'abagira ubwoba ugasanga babyita trauma. Ugasanga afite ubwo bwoba, ugasanga buramwambuye imigisha, buri kumuvana muri gahunda z'Imana. Rero ubwoba ni ikintu gikomeye. Iyo turi mu bigeragezo, ni ikintu Satani cyane cyane yinjiza mu muntu kugira ngo ayobe. Ariko twebwe dufite ikintu gikomeye dutinya kuruta gutinya. Haleluya. Ni ugutinya ni Imana. Imana iyo washyize hejuru yo gutinya, iyo utinya Imana aho gutinya ibintu cyangwa ibibazo, ndababwije ukuri ibintu birahinduka. Haleluya. Ibyo bintu bishobora gutuma tudatinya. Haleluya. Tudatinya, uwo mwuka wo gutinya tuwuvaho, kubera ko twe dufite umuntu uri hejuru y'ubwoba. Haleluya. Dufite burya twe twamenye Imana, dufite ubuntu bukomeye. Ndababwije ukuri. Nuko akenshi nyine tugeze mu bihe abakristo badakijijwe neza cyangwa batarasobanukirwa agakiza n'iki, cyangwa badakunda Imana by'ukuri. Usanga bamwe bakunda Imana kubera ibintu bayivanaho, nyine nabwe unapagana mu rusengero cyangwa abanyedini. Ariko umuntu wamenye Imana by'ukuri, umva ntagira ubwoba. Uzarebe ashobora kugira ubwoba muri sanse y'uko nyine yandi ikintu giye kumubaho, ariko ntabwo atinya gukomeza urugendo. Ubu bwoba araburenga, kuko bavuga ati ndi kumwe n'Imana. Amen. Bigatuma rero bimurinda byinshi, bimurinda kwicira inzira, bimurinda guca inzira mbese icyo Imana yagamije hagati. Iyo wamaze gusobanukirwa icyo kintu ko ufite Imana, ngo niyo waca ngo mukikira the valley of death, mu Kinyarwanda sinzi uko babyita, ariko mu rupfu, ngo Imana ibana nawe. Haleluya. N'umuriro ibana nawe.
baba tipe Shadrach Meshach Nebo na whatever uko babita ari amazina ngiye ajya ananira, ariko ni abasore wavuga ngo bari bazi Yesu, ndetse na Daniyeli katuvuge gutyo. Reka mbereke ukuntu iyo ushaka guhura n'ikigeragezo kandi wowe utasabye cyakugezeho, amen, ariko kubera wamaze kumenya Imana by'ukuri. Umuntu amenya Imana by'ukuri ntabwo bagira pe, ashobora kugira ubwoba nk'umuntu kuko, ariko ntabwo ubwoba aburenza Imana, never. Ntibituma atarohama, reka tuvuge gutyo, ntibituma adakora ubushake bw'Imana nubwo babiteye ubwoba. Ba basore baravuze ngo bareke gusenga, bagiye gute, bati tugiye kubatwika rero sasa, ngo barashyushya kiriya kintu bagiye kubatamo inshuro 7. Umve ngo byari biteye ubwoba, bashyushya. Baravuga ati umva yewe, niyo Imana itadutabara, urumva, ntago bagiyemo bazi ko Imana inabatabara, no. Iryo jambo rirakomeye cyane. Nibwo Imana itadutabara ntabwo twe tuzapfukamira wowe, wapi, nta bayari, habigirwama, ntabwo twicira inzira, ntabwo twemera ibyo Satani aduha ngo tuve mu muhamagaro w'Imana, tuve mu gushimisha Imana. Ntibishoboka. Abasore bamize Yesu, abasore bizeye Imana, abasore donc ubwoba bwarashize, nta babonye Imana. Uwamenye Imana by'ukuri ubwoba bumushiramo, nta bwoba bugendana n'Imana, uko ubwoba no kwizera ni ibintu bitandukanye. Donc ubwoba ni kira nabyita gute, ni opposite yo kwizera. Donc opposite mu Kinyarwanda sinzi uko nabivuga, ariko ni nko kuvuga ngo urumuri n'umwijima. Aha, rero umuntu ufite ubwoba nta kwizera agira, ariko umuntu ufite kwizera ntabwo bagira kukuri. Ariko iyo mvuze kwizera ku Mana by'ukuri, ego Japani by'iminwa, bani by'iminwa, ukagerageza ukabibona. Ni mu bigerageza rero uzamenya ko wizeye Imana cyangwa no. Ni gutera mu myitwarire yacu, mu magambo yacu, mu bikorwa byacu, tugeragejwe uko tubijyamo. Nicyo kizakwereka ko uri umunyabwoba cyangwa uri umunyamwuka, umuntu wizeye. Batipa aravuga ati twebwe umva, niyo mwadushira mu muriro, nubwo Imana itadutabara, iyo jambo rirakomeye, ntabwo tugupfukamira, wapi, ntabwo twahamaga gupfukamira Bayari, turemera dupfe. Umva, nta bwoba bafite rero, kuko bazi ubu bizeye, bafite umwami muri bo, niyo bapfa bazajya mu ijuru babone Yesu. Ubwo undira Daniyeli umuzi ko bamushyize mu ntuza y'intare, ntabwo bakari intare kubera kwizera kwe ntizamuriye. Iyo wizeye ibitangaza birabaho, ukumirwa na Satani akagutinya. Aragutinya kuko abazi uwo yizeye, uwo wizeye, kandi uwo wizeye araza akagira icyo akora, niyo nta n'icyo yakora. Biduha amahoro gusa ko dufite Yesu kandi dufite Imana ku ruhande rwacu, amen. Urumva rero abarakomeje urugendo, Daniyeli ntare nizamurya, ba basore Yesu arabakiza. Urabyumva yuko ubwoba atari ibintu by'umukristo wizeye Imana, kuko akenshi hari ukuntu tuvuga ngo turi abantu. Nabo bari abantu. Tureke kwemerera Satani atubeshya amajwi, dukomeze tube imbata za Satani, tuvuga Imana mu kanwa, ugasanga ejo bundi urarimbutse hejuru y'uko witwazaga ngo uri umuntu. Turi abantu ariko bakijijwe, turi abantu bafite Mwuka Wera, turi abantu bagendana n'imbaraga za Mwuka Wera. Rero uko byagendeye abandi niko natwe bigomba kutugendera. Wewe nimba bikunaniye, vuga ati birananiye, Imana mfasha, ariko ureke kwibeshya cyangwa Satani agomeza kubeshya mu majwi ngo uri umuntu, ngo birumvikana. Nta cyumvikana. Icyo Imana yahakanye yaragihakanye, icyo Imana yatubwiye kudakora yarabibyanze, kandi dufite n'ibihamya n'abahamya noneho nk'abantu nkatwe babiciyemo kandi babitsinze. Bivuga rero ngo nimba barabitsinze natwe dushobora kubitsinda. Haleluya, amen. Tureke kumva amajwi ya Satani no kwiha morali z'abapagani zivuye ku gipagani. Ndakumenyesha ko ibyo uhinga nibyo uzasarura. Ntabwo ijuru rizajyamo abanze kumvira Imana, ntibishoboka, amen. Rero tugomba kurwanya uno mwuka, amen, amen. Uyu munsi rero turasoma ku gitabo cyitwa muri Zaburi 46 2-4.
haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu, niyo itwongerera imbaraga, ni umutabazi uduhora hafi ngo atuvune mu makuba, atuvune mu makuba. Amen. Imana umva ko haravuga ngo ko ariyo buhungiro bwacu, niyo itwongerera imbaraga. Umva rero akenshi ubwoba bukubwira ngo ujya kwicira inzira caha, ariko mu gihe wowe wavuye ubuhungiro bwawe bushakiye mu bantu, mu bintu by'isi, ujye umenya ko wamaze kuva ku murongo. Ariko abakristu bageragezwa bahungira ku Mana kuko niyo itwongerera imbaraga. Umukristu ukomeye mu gakiza cyangwa umukristu ukurikijijwe ntabwo yiringira abana b'abantu, ntabwo yiringira isi, ntiyiringira abategetsi, nta n'ubwo ubuhungiro bwe rwose buba hanze yo ubushake bw'Imana. Ubuhungiro bwe buba muri Yesu Kristo, niyo itwongera imbaraga. Umva imbaraga nk'uko twabibonye ejo bundi, hari igihe Imana itakuvana mu kigeragezo ariko ikaguha imbaraga nk'uko yazihaye Yesu, natwe ikaziduha. Amen. Ni umutabazi uduhora hafi kandi aranatabara atuvuna mu makuba. Nicyo gituma tutagira icyo dutinya. Haleluya. Mwabyumvise? Impamvu umukristo w'ukuri atagira icyo atinya nuko aba azi ko afite ubuhungiro ku Mana, kandi uko azi ko Imana aba ari umutabazi wayo wiwe, kandi ko ituba hafi mu makuba kandi ikanaduha n'imbaraga. Amen. Umvishe yuko nta bwoba umuntu agira twakagombye kugira abakristo kubera ibibazo ducamo. Nubwo isi yatigiswa n'imitingito, nubwo imisozi yose yakwiroha mu nyanja, nubwo inyanja yakwibirindura igahorera, nubwo imihengeri yayo yatigisa imisozi kuruhuka. Amen. Ntacyo tuzaba, ntabwo dutinya. Umva ko iyi zawisha twera ko nta mukozi w'Imana cyangwa umukristo cyangwa umuntu wabatwikishijwe by'ukuri, haleluya, utinya ibintu byamuguyeho, yagize ibibazo mu rugo rwe se, mu kazi, bakugambaniye, bakugiriye nabi. Umva urahagarara ukemuka ukavuga ati njye mfite umutabazi, njye ibyiringiro byanjye biri ku Mana, nzi ko imba hafi kandi izampa imbaraga zo kubicamo. Haleluya. Nta bwoba, nta bwoba. Ariko igihe uzagira ubwoba uzahita uva mu byo Imana yaguhamagaye, uve mu bintu byose ubidobye. Ikibabaje nyine uzahita uba imbata ya Satani, kuko utari mu bushake bw'Imana, uri mu bushake bwa Satani. Rero twumvishe ko abakristo bakijijwe na Yesu Kristo bakamugira umwami n'umukiza, mu bigeragezo baramwiringira, bavana imbaraga muri Yesu, ntabwo bavana imbaraga mu bantu. Dukomeze dusome Timoteyo wa 2 igice cya 1 umurongo wa 7. Ngo koko rero umwuka Imana yaduhaye si uwo kutugira abanyabwoba, ahubwo ni umwuka uduha ububasha n'urukundo no kumenya kwifata. Amen. Niwo mwuka dufite. Rero iyo umwuka w'ubwoba gufasha, ujye umenya ko atari wowe, ujye umenya ko atari Imana iri kumwe nawe, ujye umenya ko ari dayimoni wakugendereye. Umwuka w'ubwoba rero ariyuza wishushanyije, ukaza utukana, mbese wimanifesta bitandukanye. Imvuze bitandukanye, wiyerekana mu mbuto zitandukanye. Umuntu ashobora kugira ubwoba agaturugo, umuntu ashobora kugira ubwoba akica umuntu, umuntu ashobora kugira ubwoba kubera ishyari rikava ku bwoba. Urabona, donc ubwoba burihishe mu bintu byinshi cyane. Rese rimwe Imana izadufashe twiga ikintu cyitwa ubwoba n'iki, ukuntu rugaragara. Hari ibintu ukora buriya ugasanga biri kuva mu bwoba, hari n'amasengesho ava mu bwoba. Ugasanga hari isengesho ritava mu kwizera, ahubwo riva mu bwoba. Mana, ibi se wabikora ute? Kuki se itabikora? Iryo jambo rero buriya ntabwo njya niryumva. Ikora icyo ishatse, ivuga ngo God is sovereign. Uvuga mu Cyongereza, mu Kinyarwanda ngo Imana ikora icyo ishatse n'uko ishatse. Kandi ntabwo uri uwa mbere n'uri uwa nyuma. Kubera iki? Umuntu afite ibyo yagenewe, buri wese afite ibyo yagenewe. Ariko dufite ibyiringiro ko Imana iri kumwe natwe, ko kandi izabana natwe, izaduha imbaraga muri byose, ikadukiza ibiri ngombwa. Amen. Rero
umukristo ntabwo agira ubwoba. Uwo mwuka w'ubwoba ujye uwutokesha uvuge ati mu izina rya Yesu mvuve iruhande, urashaka ko mvuga nabi. Ubwoba bushobora gutuma umuntu avuga nabi. Ubwoba bushobora kuzana umujinya, ugasanga burihishe, ugasanga ikintu gituma tuvuge se ubwoba bushobora gutuma usenga nabi, urumva ukabona birageragejwe, ugashaka abantu bagerageza ugasanga bagiye kuva mu kazi kabo cyangwa bagiye kuva mu ngo zabo, cyangwa baratukanye se. Ariko iyo wamaze kwizera Yesu, reka mbabwire, ikintu kiragukubita ukakireba ugaseka ukavuga uti bibukubiri. Ndibuka ko abana banjye, reka rero mbaha example, hari ukuntu twabonaga udusimba tukiruka, ariko kubera kumigeraho twizeye, kubera ibyo twaciyemo, Imana yaradukomeje cyane. Imana ni nziza pe. Rero ugasanga habaye ikintu, umuhungu wanjye mukuru ati niko biri, ukabona ntago bimusajije, bimugizeho, kubera ko twaramenye Imana. Ni ikigiye kuza igiciyeho, n'ikindi kizaza ikindi giceho. Rero ifoke dukura tukaba abakristo, ifoke dukizwa. Njye mbyita gukizwa, uretse ko hari naho Paul avuga ati dukure, ntabwo tukiri nk'abana, tuvuga amasengesho y'abana, dutaka nk'abana, twitotomba nk'abana. Ibyo bintu ni iby'abana bato mu gakiza, bagikizwa bataramenya ukuri, ariko ugasanga abantu bakuze birabaza cyane. Rero dukizwe neza, kuko gukizwa ni kwizera Yesu. Kwizera Imana rero bivanaho ubwoba. Amen. Uwo mwuka w'ubwoba uwurebye neza mu buzima bw'abantu benshi, niwo ubayobora. Kandi umwuka w'ubwoba ntabwo uva ku Mana rwose, uva kwa Satani. Ngo ahubwo Imana yaduha umwuka w'ububasha. Twe dufite ububasha muri twe, urukundo, tugakunda kandi tukamenya kwifata. Urabona, kumenya kwifata umukristo ni ikintu kiri ngombwa. Ukikontorora, bivuga ngo habaye ikibazo, tuza, banza urebe, banza usenge, uhe umwuka wawe, umwuka wera, wumve yuko utuje, wumve yuko ufite umuntu wiringiye ari we Imana, kandi wumve ko ari kumwe natwe, ubundi turebe umukino mu kibuga uko uzarangira. Ariko ibyo uvuga ngo ugiye kwikinira, wowe ugiye kwiterera umupira, ugiye kwirwanirira, aho mujye umenya ko wamaze gutsindwa. Rero umukristo ukijijwe, uhagaze mu mwuka neza, ntabwo agira ubwoba mu bibazo, ahubwo agira ikintu cyitwa ububasha, urukundo no kwifata. Amen. Dukomeze. Abanyakorinto 2 igice cya 4 ku murongo wa 7 kugera ku 9. Haravuga ngo icyakora ubukungu bwo kumenya ibyo tubutwaye tumeze nk'ibibindi bimeneka ubusa, ni ukugira ngo ububasha buhebuje budukureremo bwe kutwitirira, ahubwo bumenyekane ko ari ubw'Imana. Tubabazwa ku buryo bwose, nyamara ntibiduca intege. Haleluya. Duhura n'ingorane, nyamara ntitwiheba. Haleluya. Turatotezwa, nyamara Imana ntidutererana. Dukubitwa hasi, nyamara ntibiduhitana. Amen. Urumva ngo ubu ngubu bameze nk'ibibindi bimeneka ubusa. Reka ndebe mu yindi version Icyongereza kugira ngo nyumve neza. We have this light shining now. Ngo bafite urumuri rumurika mu mutima yabo. But we ourselves are like fragile clay jar contain this great. Ngo twebwe turi nk'ibibindi bifite byoroshye cyane kandi bifite ubutunzi bukomeye. Ngo nicyo gituma byerekana imbaraga ziba mu Mana atari muri twebwe. Haleluya. Ini jambo rikomeye. Urumva bariyoroheje. Urumva, we have this light shining in our heart. Ngo dufite urumuri rumurika mu mitima yacu. Tugomba kureba niki kimurika mu mitima yacu bagenzi. Umukristo w'ukuri afite ikintu kimurika mu mutima we. Benshi bamurika no kugira nabi, ubugome, kwikunda, kuvuga nabi, kurakara. Ibi bintu turebe imitima yacu, turebe ukuntu
turebe ikintu kimurika muri twebwe. Haleluya. Ngo twebwe ngo turi nk'ibibindi byoroshye ariko bifite ubutunzi bukomeye. Doko bariyoroheje. Umukristo ni umuntu wiyoroshya, ni umuntu utikakaza, ni umuntu no, turiyoroshya no mu bigeragezo umuntu akakugira nawe ukamureba ukamwihorera. Niko biri ntabwo umutuka ngo wikubite ngo urwane nawe, urarwana na satani wowe. Doko ubu uri murihemukira, by the way, muri makeya. Ibi kandi bigatuma byerekana ko ngo imbaraga zacu zidava kuri twe ziva ku Mana. Umva, umuntu utirwaniriye aba ahaye ikibanza Imana. Impamvu Imana ivuga ati ntabwo ikunda abantu bayirwanirira. Umuntu urwana n'umuntu wasuzuguye Imana, n'umuntu ashatse kwiyerekana ko akomeye, n'umuntu ashatse kwerekana ko ari igitangaza. Muri make ni ubwibone bwihishe inyuma, uwo ni umwuka w'ubwibone. Ariko umuntu ucisha bugufi ufite umwuka w'Imana umumurikira mutima ni umuntu utuje, ucisha bugufi, wemera kugeragezwa, wemera kubeshyerwa, wemera guhohoterwa kugira ngo imbaraga z'Imana zizigaragaze muri we. Amen. Dusubire mu Kinyarwanda, ahandi ho ndahumva neza. Baravuga ati tubabazwa ku buryo bwose nyamara ntibiduca intege. Urabyumva? Si twe twenyine. Kuva rero uyu munsi wowe uri kunyumva, nimba ari wowe wumva yuko wababajwe cyane kurusha abandi, oya rwose. Tubabazwa ku buryo bwose. Yavuze ku buryo bwose. Ntabwo babazwa gusa rimwe kabiri cyangwa se na ruhande, bavuze uburyo bwose. Iyo umuntu avuze uburyo bwose nuko barakubititse bano bantu, kandi abana batubanjije ni intumwa za Yesu. Bivuga ngo bari kuvuga ukuri, kandi Yesu yari yaragiye. Natwe turabicamo, si turi twenyine, si ubwa mbere, si turi n'ubwa nyuma. Ibi bintu turimo ni ibya bose, ni iby'abakijijwe pe. Ntuzongere kuvuga ngo ngenda gowe. Hari abakristo ubona baba bumva baragowe kurusha abandi. Uwo mwuka simukunda, singiye kubabwira ukuri. Ni umwuka wo kwitotomba, ni umwuka wo kwiheba, bagashaka kuwushyira mu bandi. Bakristo mugira imbaraga, ukumva ni umukristo donc niwe wagowe, abandi ntabagowe. Niwe nyine nyiri ibibazo mu isi. Nta muntu udafite ibibazo ku isi, reka mbivuge. Nawe reka navugire kino kintu, ugasanga tugeze n'umugeno abakristo bashaka kumenya kugira ngo gusa ubafashe. Nta mukristo uzango kuko ari urukundo rw'Imana. Bagenza bumva zino audio, muyumve kino kintu. Ikintu cyo guhora umuntu aragushuhuje kuko wenda yakunze ubuhamya bwawe, nawe ikintu cyatuka no gusabiriza. Ntabwo usi neza ibibazo abantu bafite, cyangwa umuntu agafungura groupe yo gusenga, abandi bakajya mu bikari gusabiriza. Ibyo bintu tubiveho. Abantu bararambiwe, abantu muri kubaca intege n'abafashanya mu kubaca intege, kuko ubuzima ntibworoshye ku isi yose. Ujye wumva ko utari wowe wenyine, uvuga uti nanjye niringiye Imana, uw'Imana ikuyoboye azagufasha. ariko ureke ko abantu binube cyangwa bakwinube, ndetse na bagenzi bawe, kubera ibibazo bateraho nk'aho bo ntabyo bafite. Ntukabwire umuntu ikibazo ufite nk'aho we ntacyo afite. Ujye utekereza uvuga uti iyi si turimo ntaworohewe. Yego hari abafite ibintu kurusha abandi, ariko nabwo ntabwo ugomba kubatoteza. Umukristo yiringira Uwiteka. Ikintu kirakomeye mvuze, gishaka gukomeretsa bamwe, ariko ntabwo ari ngamije gukomeretsa abantu, ngamije kugukiza. Ugomba gukizwa ukamenya Ubukristo wiringiye Uwiteka. Aleluya. Ukamenya ubwenge, tukamenya ubwenge mu bintu byose. Ariko umenye uti ikibazo urimo suri wenyine, ntabwo uri wenyine rwose. Nta nubwo ari wowe nawe ukomeretse kuri ino si kurusha abandi. Hari abantu bafite ibintu biteye ubwoba kandi badakora, cyangwa ngo basabirize, cyangwa ngo bateshe abantu umutwe, cyangwa ngo bikunde, bagire uwo mwuka. Si bose. Hari n'abaceceka ntunamenye ko afite ibibazo, kandi byaramurenze, ariko Uwiteka akagenda akakugendera ukamufasha, cyangwa se wowe bakaza kugufasha. Haleluya. Rwose navugiye kingana iki, umuntu akaza akava ahabonye ati ngenje kugufasha hano, kandi ntacyo wamubwiye, kandi ugasanga kweri agukemura ikibazo wari ufite nta muntu ukizi. Rero tureke kuba nabyitikira mu Kinyarwanda, ariko
tuba abakristo bakijijwe, wiba umukristo ufite inyungu. Ubuzima buragoye, reka satani ntabwo reka kugenderera, ukomeze ujye kuri Yesu kubera ibintu umuvanaho, none ujye n'abakunda Yesu kubaca intege kugira ngo ujye kubavanaho n'ibintu. Ubu ntabwo ari ubwo, ni ubupagani bwihishe, ni uburyarya, ni umwuka mubi cyane. Kandi winjiye mu bakristo pe, winjiye mu bakristo ku buryo ushobora kubona umuntu atanze ubuhamya, uramukunze, ushatse kumumenyana, ikintu cya mbere amara kubwira ibibazo bye. Ntabwo abantu ari banki, ntabwo abantu ari we Imana yatuye kwiringira, yatubwiye ngo twiringire Yesu, twiringire Yesu. Iyo mwuka winjiye mu bakristo ugomba kuvamo, ugomba kuvamo, kuko muri kwifungira imigisha hejuru y'uwo mwuka. Amen. Waba ufite bike ngo ntabyo ufite, ugasanga uri kuzana utuntu nk'utwo tw'uburyarya, tw'abapagani. N'ibyo wese aguhaye ntushima, urashaka kongeraho ibindi, urashaka kugira byinshi. Bagenzi, dukizwe, kandi ibyo bintu ni icyaha. Ibyo bintu abakristo benshi bazabizira, byo kubeshya mu tuntu dutoya, kuko utanyurwa n'utwo na duto Imana iba yaguhaye. Ugashaka kuryarya abantu, kuvana buri muntu wese Imana iguhaye kontakite, inyungu zawe no guhita umuvanaho ikintu, ugomba kumubwira ibibazo ufite. Uguze ibibazo, hari nk'umudamu wigeze kunyandikira, kandi ibyo ni ukuri vrema. Urumva mukajya muri groupe mugiye gusenga, aho kuza aricyo kibazanye, undi ajya inyuma ajya kumusaba amafaranga. Ugasanga ati ibintu ntabwo mbikunze, nta nubwo tuziranye, niyo waba muziranye mukimenyana, uretse ko n'ubu ngubu ubwira umuntu gusa bite, umenyanye n'umuntu bitewe n'imwuka umubonyemo ugusenga, agahita atangira kukubwira ibibazo afite. Ibyo bintu tubihagarike, twiringire Imana, tuba abakristo biyubaha muri Yesu. Tureke kuba ndabuze ikizina cyo kubyita, ariko iki kintu kiri kumvikana. Amen. Haba ngo tubabazwa ku buryo bwose, nyamara ntibiduca intege. Barababazwaga nabo, barababazwaga. Amen. Duhura n'ingorane, nyamara nitwiheba. Urabyumva? Ntabwo biheba, barakomeye, barakomeye. Turatotezwa, nyamara Imana ntidutererana. Bizeye Imana, baratotezwa niko. Umva nimba batotezwa barakubitwa nyine, ariko ibaze kuya gatatu, ariko ntidutererana. Niba bari kudukubita ibiri kumwe natwe, nicyo ashatse kuvuga. Gutotezwa ni ukubabazwa. Na ahakeka yavuga ati bashaka kudutoteza, ariko Imana ikadutabara. No, turatotezwa ngo barakubitwa deja, ariko bazi ko Imana iri kumwe nabo. Cyangwa bagakubitwa nk'inshuro 100, Imana ikaza ku munota wa nyuma. Uko iri kose barababazwa, ariko bazi ko Imana itabatererana. Dukubitwa hasi, nyamara ntibiduhitana. Umva, barakubitwa hasi. Yavuze ikigeragezo uko yakagombye ku kibuga bishoboka. Vuga ko bano bantu baratotezwaga, barahohoterwaga, ariko ntibagiraga ikintu cyitwa ubwoba, cyangwa bave mu byiringiro babivane ku Mana. Usange bari kwambeta abantu, bari abantu bakijijwe, bareba inzira z'agakiza, bafashanye uko bishobotse bidashobotse, ariko ntabwo bonaga ko hari umwuka w'iki gihe, kandi n'umwuka uva kwa Satani. Kuba abantu bavuze ibyiringiro ku Mana, bashyize ku bantu, abakristo bagahanura, bagasaba amafaranga. Naho niyo myuka nyine mvuga y'ubwoba, y'abadayimoni yihishe inyuma, ugasanga ashatse gukoresha amatekinike yose kugira ngo abeho. Nayo nkubwire ko ibyo bintu ni ubupagani, nta gukizwa birimo. Cyangwa se urabizi yuko wenda utari ufite ahagije, umuntu aguhaye nk'aya 50, ariko ukabwira abandi ko ntayo ufite. N'ibyo ni ubupagani, n'ubundi bupagani. Abantu ntabwo baberaho kugira ngo babeshaho, just ari muhabana amahoro. Mubanze mwiha amahoro muri Yesu, muyizere by'ukuri, mwumve yuko ariyo izaprovide, ari izabatunga. Kuko mushobora kujya n'umwigisha kubera uwo mwuka rero wambura n'abantu benshi umugisha. Dutuze, ibibazo ntabwo ari wenyine birimo, si twenyine. Nanjye ibyo mfite si njyenyine, nawe ibyo ufite si wenyine, si nawe wa nyuma, si nawe ufite bibi kurusha abandi. Nta muntu wageragejwe kurusha Yesu ku isi pe. Amen. Ariko ntabwo yitwaye nabi. Natwe rero twigire tumwigireho, none twigire n'abadukuriye abangaba ba Paul bande bose.
bari kubyandika hano bavuga yuko bababazwa mu buryo bwose ariko ntibaca intege, bahura n'ingorane ariko ntibiheba. Kwiheba rero ni ibyo nyine, umuntu wihebye ni n'abangu bantu biyahura aba yihebye, umuhungu yamwanze, urumva nk'ibyo bintu. Imana idutabare cyane, kuko ibyiringiro byacu ibyo aba yabishyize nyine mu muntu, kuri uwo musore cyangwa kuri uwo mukobwa. Birababaje no kubaho kw'abantu rero babishyize ku byiringiro ku bantu, wagira ngo diaspora nizo mana z'abantu. Uwo mwuka uva he? Umuntu ufite uwo mwuka awuveho, yihane. Ibyiringiro byawe bigomba kuva ku Mana, ugasenga Imana ikaguha akazi, akuguhaye ukagafata. Nimba si ukuvuga ngo ntushobora gusaba imfashanyo, ariko ntabwo ari bwo buzima bwawe. Mbese ubigire nk'aho ari itegeko, uwo mumenye wese agomba kugufasha, ugomba kumubwira, atagufashije bikakurakaza cyangwa kumva. Ibyo bintu ni imyuka y'abadayimoni, nta mwuka w'Imana ubirimo. Umwuka w'Imana atanga amahoro, umwuka w'Imana ashaka ko twizera Imana, umwuka w'Imana ategereza igihe, agutegereje igihe cy'Imana. Umukristo ntabwo yiheba, ntabwo yicira inzira, ni byose byo guhemuka. Ibirari ry'ibintu, irari ry'ubuzima, ukarinda ujya kwiba ibintu kugira ngo umwana ajye mu ishuri kuko atize, ubuzima bwe burapfa. No, twebwe abakristo ntabwo ari amashuri tugenderaho, tugendera muri Yesu Kristo. Hari abatarize kandi uyu munsi bageze kure, kubera ko Imana yarabafashe, irabarinda, ikaguha ubwenge buvuye mu ijuru. Dusubire ku musaraba, twizere Imana. Amen. Rero iki cyandikwa kirakomeye cyane, ni na cyiza pe. Dukomeje no kwicuma ngo iteka tugendana urupfu rwa Yesu mu mibiri yacu, kugira ngo ubugingo bwe bugaragarire muri yo. Amen. Koko rero duhora twicwa, duhorwa Yesu, kugira ngo ubugingo bwe bugaragarire muri iyi mibiri yacu ipfa. Ibyo rero twirukiraho byose, mwumve yuko bipfa n'ubuzima. Iyi mibiri yacu dushaka gutereta, kugira neza, gusa neza, kugaburira buri munsi, mumenye kwipfa. Bityo twe ni urupfu rutubangamo, naho mwe ni ubugingo. Haleluya, haleluya. Ni abantu babaze gusobanukirwa ibyo barimo, urugendo barimo n'icyo bisaba. Dukizwe neza. Amen. Dukizwe neza. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Tubabazwa ku buryo bwose, nyamara ntibiduca intege. Duhura n'ingorane, nyamara ntitwiheba. Turatotezwa, nyamara Imana ntidutererana. Dukubitwa hasi, nyamara ntibiduhitana. Amen. Nyamara ntibiduhitana. Numva twahagarara aho ngaho. Ni ijambo rikomeye cyane. Twumve ko Imana ituzi, iri kumwe natwe, ko kandi itayoba ibyo ducamo, ariko idusaba kuyiringira tudafite gushidikanya, tukamenya ko ibyo ducamo byose, kereka ibyo wicishijemo, hari ibibazo uhura nabyo kubera wanze kumvira Imana. Icyo ni igihano, sindi kuvuga ibyo ngibyo. Ibyo byo urasenga Imana ikakugira imbabazi, ukabanza gusaba imbabazi, hari processus yabyo. Ndi kuvuga ibigeragezo byaje, atari wabiteje, byizanye ku buzima bwawe. Twavuga ubukene, uretse ko hari abantu bajya mu bukene kubera hari abantu benshi banga ubuzima bw'akazi, ngo akazi sinagakora. Ibyo narabyumvishe. Hari ibintu tugomba kuvamo, tukicisha bugufi nk'abakristo. Nimba ari na ngombwa tuvuge wabuze akazi, ariko ukavuga uti ndemera nkore nako ntakunze, ariko ndebe icyo mbona. Ntawe umenya umugisha aho uturuka. Ngenzi umuntu mu buzima bwanjye nzi neza gutya, w'umusore, ntabwo rimwe nzamubwira, wenda azatanga n'ubuhamya. W'umusore anyandikira hashize imyaka, iyo mbabwiye nk'itanu cyangwa itandatu,
anyandikira yihebye, yarambonye kuri Facebook. ubwo impamvu mbutanze ni ubuhamya bwo kugira ngo mbumvishe kuri Imana ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu wicishije bugufi wakijijwe by'ukuri. Yari umunyabyaha, nyuma asanga yarwaye sida. Arwaye sida arampamagara ati njyewe mbigenze donc urumva ntiyarakijijwe. Yihebye, umva icyari gisigaye ni ukwiyahura cyangwa kwiheba burundu. Ndamubwira nti no, Imana ikora bitangaza, atura nkwatuze ukizwe, ndagendana nawe mu rugendo. Umuhungu w'umusore arumvira, aratura, yakira Yesu, ubuzima bwe Imana irabutangira sasa. Ndabyibuka ko yanakijijwe neza, mbese yahise akizwa. Ndamukurikirana, tukajya tuvugana buri munsi. Umusore ntangira kumufasha kuko icyo gihe nta kazi yari afite by'ukuri, kandi wabo ntari kumubabwira ko afite arwaye sida. Narambwiye ati ababyihoreye, Imana ibanze umwubake. Hari ibyo utagomba kubona, ibyo ugomba kubite. Iyo uri umuntu w'Imana ntabwo uyoborwa n'ubwoba, ntabwo uyoborwa n'amarangamutima, uyoborwa na Mwuka Wera. Twige kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ndabyibuka ko yatuje, ahita avuga ati Imana iri kumwe nanjye pe, kandi ndabimwumvisha, arabyumva. Nyuma turasenga, hari ukuntu namufashaga, ariko kuvuga ko nishyire hejuru ni ubuhamya mwumvishe kuri Imana ikora neza, kandi wumve ko ari umusore w'umunyakuri. Ibyo bintu nabyo ni impamvu ushatse gutanga ubwo buhamya. Arangije uwo musore mu gihe atarabona akazi, turi kugashaka, intego ari uko ashaka akazi akibeshaho, si ukugira ngo nkomeze mufashe paka cyangwa akomeze abantu bamufashe. Iyo ntabwo ari intego y'umukristo. Dufite abakristo rero bafite uwo mwuka, cyangwa banabona akazi bagakomeza basabiriza. Uwo mwuka ni mubi cyane pe. Nyuma atarabona akazi, tubona inzu ya make, tumufasha kwishyura, tugira gute. Nyuma Imana imugira neza, imubonera akazi mu kabari. Ndabyibuka abona akazi muri bare, ariko kamubangamiye pe. Ndabyibuka nanjye avuga ati umva rero, ibi nabivuyemo, ntabwo numva ameze neza gukora ahantu hawe. Ndamwanire kuko ariho kabonye bugafashe, turasenga Imana iragufungura undi muryango. Amen. Gusa ikibi ni uko waba ubikora, kuko uko biri koze muri bare batanga na fanta. Si inzoga gusa, si abasinzi gusa, hari n'abaza kurya, hari imyumvire y'abakristo y'abafarisayo, y'abanyedini tugomba kuvana mu bitekerezo byacu. Twebwe twarakijijwe amaraso ya Yesu Kristo, ntacyo dutinya. Urumva, akazi ni akazi. Akazi kagusaba gusambana, kereka akazi kagusaba utanywa itabi ukajya kunywa itabi, izo nzoga ukajya kuzinywa, ntazo yanywaga rero. Yarakoze akazi kandi aba umunyangamugayo. Urumva, aba umunyangamugayo, yitwara neza mu kazi, bakabona kanakijijwe. Benshi usanga tunakijijwe, baguha akazi ukitwara nk'umupagani, ukanaba mubi kurusha umupagani. Ingeso zawe ni mbi, uri umuntu wishyira hejuru, uvuga nabi, urikubita. Ubwo se ubwo urimo uratanga ubuhe buhamya imbere y'Imana? Tugomba kuba abanyangamugayo ahantu hose, kuko numenya aho Imana izakugeza. Ba Daniyeli bagiye bakora n'abami b'abanyabyaha, ariko bagira abategetsi kubera imyitwarire myiza. Yosefu yakoranaga n'umuntu yagiye ari imbata, ariko kubera kwitwara neza baramuzamura. Nyuma Satani anamutera ku mugore wa Potifari, murabyibuka, arabizira, ariko ntigeze yishyira hejuru ngo atangire ngo ufite Imana ngiye kubereka. Abakristo dukizwe, ingeso zacu, imyitwarire mibi gusa. Hari n'abakristo ushaka kubona ukuntu ushaka kugendana nabo, kubera ukuntu bitwara mu bantu, ntibakijijwe. No, ugasanga turusha imyitwarire mibi, kuvuga nabi, kwirirwa ubwibone, ngewe se, ibyo ayo magambo agomba kutuvamo. Ubwo urumva yitwaye neza, arahaguma, hamubangamiye ariko hamutunze. Ndarabye koko yanambwiye ati ureke kumfasha ubu ngubu, aya mfite arampagije, ndarya nkaryama. Umva, kuba umunyangamugayo ni bake bashobora kuvuga icyo kintu muri kino gihe.
bake kuri ino si, ugasanga umukobwa w'umuntu asabiriza niwe umubamo gusa kubera ibibazo, kubera ibintu bidoke aba afite. Ati reka ntuwongere kuko nzi ko nawe ntiworohewe, ndagushima. Niko yambwiye ati utu ndi kubona turambeshaho. Si uko bimuhagije, yafashe n'inzu ya make cyane rwose, urumva. Bikomeza gutyo, tusengana, kamamagara nkamuhigisha inama, akanyisha inama, doke tukaganira pe. Ndamufata, arabatizwa, ajya mu rusengero, arakura, Imana imuha umugisha, kwicisha bugufi kwiwe, kutiba, ntagira ibintu byo kwiba abantu abasabiriza hirya no hino. Ubaza umuntu wambwiye ati reka kumfasha, kandi nuko ntiyakoraga amafaranga menshi, murabizi ayo batanga abaserivisi. Noneho ariko kubera ari inyangamugayo, nyuma bahita bamuha poromosiyo. Size umuntu bahuye amurangira undi. Nibyo nkubwira, ntumenya aho umugisha wawe uva, ariko ubwibone bw'abantu b'abakristo bari hanze aha biringiye abantu, biringiye iki n'ibibazo. Ahita agira gute? Ahita bamuha akazi ahantu muri hoteli gukora, arazamuka aba mu bantu bakomeye. Yahereye hasi nanone aho hantu muri hoteli, arambwira ati ndabonye hano muri hoteli none Imana yangiriye neza, sinshobora gukora muri bare. Izi uko hari n'abakristo dushobora gukora muri hoteli ngo kuko ngo hakoreramo ibyaha. Umva imyumvire nk'iyo vrema. Iyi si se kuyibamo ikorerwamo harimo, iyi si ko tuyibamo harimo abere gusa, harimo abanyabyaha. Ubwo arangije baramupromotinga nanone, agira akazi keza ku buryo none ageze ahantu musabira umuntu akazi. Musabira umuntu w'umusore akazi, haza undi umusore w'umwibone. Ibyo ni ibintu mbabwira nabonye. Ubwo uwo musore wundi nawe tumenyana gutyo kuri Facebook, nk'uko namenye uwo wundi agera kure, undi we yaranze kumva. Kamabwira ukuntu ubwibone bugenda. Ubwo undi ndamurangira, undi aza yumva donc ari igitangaza, kubera iyo myuka nyine y'abadayimoni ajya mu bantu kumva kuri ntabwo uri igitangaza. Ca bugufi wiha Imana, ukizwe by'ukuri, wiringire Yesu, urebe ahantu ugera. Hari igihe twibuza imigisha kube ubwibone n'umwuka mubi cyane. Ubwo arangije bahuye, aramusuzugura donc amubwira ibyo ashaka kumuha, undi aranga, undi arazambwira uko undi yitwaye. Jewe rero ukuntu ugendana n'abantu singutaho igihe pe. Mbonye opportunité yaje ukayanga, ndakureka, ni uburenganzira bwawe. Umuntu w'umwibone ntabwo njyewe si umukristo. Wapi kandi sindeka kukubwiza ukuri. Dushobora gupfa kubera ukuri, ariko niko biri. Kuko Imana izabitubaza. Ubwo ndabihorera uwo wundi. Nyuma y'imyaka ingahe, uwo muri hoteli agera habona umudamu, ubu nibwo buhamya none bunakomeye bundi, arwaye sida. Ndagira mbabwire, bamuha imiti, agira nyine bagira amafaranga ku buryo ashobora kugura imiti myiza, ashobora kurya imbuto. Imana wicishe bugufi ukayumvira, ikaguhuza n'umuntu ukamwumvira, ugaca bugufi, ugera kure. Hari imigisha. Hari abantu bafite ubukene uyu munsi kubera umwuka w'ubwibone no kwishyira hejuru, kutumvira Imana no guca bugufi ngo ukizwe by'ukuri. Hari imivumo utuzaho kubera ibyo. Hakaba n'abandi ari za karande nyine, cyangwa Imana yarabageneye ubwo buzima, ugomba gusenga gusa ukizera Imana. Erega ntabwo abantu bose bagomba kuzakira cyangwa bagira amafaranga b'abakristo, no. Na Yesu yavuze ati abakene bazahoraho, igihe yabwiraga yantumwe. Rero bivuga ngo iki? Umusore abonye umugore, abarabimbwiye ati nabonye umudamu, ati ndabimenya, dusengere Imana ituyobore. Ubwo nyine nyuma ndamaze bamubwije ukuri, ati rwose uribaza, abandi baranabihisha. Ati namubwije ukuri, ati se bifasha ate? Atarasenga cyane, arakijijwe, twarasenze Imana rwose yaraduhuje, bagiye kwa muganga. Muganga basobanura ko ibintu bizajya bigenda kugira ngo umugore atazandura. Umva, Uwiteka akora byose. Ubu yakoze ubukwe, bamera neza,
ari mu rugo rwe. Yewe ndashima ko uwo mugabo njye mwita umusore kuko nyimva namumenya ari umusore, ariko kwicisha bugufi no kwiringira Uwiteka muri byose by'ukuri apana amagambo bifite aho bigeze umuntu. Imana ishobora kutakugeza aho yageze uwo musore, ariko ugira amahoro. Ntabwo rwose Imana ihemukira abayizeye, pana by'amagambo. Jewe hari igihe tuvuga ngo wiringiye Imana, nkareba amagambo tuvuga, ukuntu twitwara, nkavuga wapi, nturanabimenya nawe ubwo waraguye. Rero dukizwe by'ukuri. Uwo mugabo w'umusore, kamwita umugabo ubu, nzamwinginga akora ubuhamya. Nintangira gukora amazumu, tuzatangira vuba aha, muzane. Aratuje cyane, ariko ameze neza muri Yesu. Imana yamwubakiye urugo, yamuhaye akazi. Yewe Imana ihabwa wa wundi, wa musore wanze, yageze aho arakena, agira ibibazo bikomeye, nyuma asaba imbabazi. Umva ahera zero nanone. Ariko dufite Imana igira ubuntu, Imana y'imbabazi. Iyo wamenye ko wakosheje, ukamenya ko wataye igihe, ukagira ubuntu nawe ubwawe ukikubita agashyi ukavuga uti ngiye gusaba imbabazi, ngiye kwicisha bugufi, yewe Uwiteka afite uko ashobora kukugira. Aho sibizi, biterwa n'Imana, ariko dufite Imana igira imbabazi, kandi ni ngombwa ko tumenya ko imyanya yacu tukamenya uko tuyitwaramo. Wakosheje ugasaba imbabazi Imana, ukica bugufi. Ariko icyo navugaga ni iki, ni uko dufite umwami. Nubwo tugeragezwa, umukristo wakijwe by'ukuri, umukristo wiringiye Imana, ntabwo yiheba, ntabwo yishyira hejuru, aca bugufi, akiringira Uwiteka, akamenya ko azadutabara mu gihe kiri ngombwa. Kandi igikomeye noneho aduha imbaraga, ariko ziba bamwiringiye. Amen. Rero tumenye ngo harimo ubutunzi mu kumenya Yesu, kandi ko imbaraga zacu tugomba kuzibonera muri Yesu Kristo, apana mu bantu cyangwa mu bintu cyangwa muri twebwe. Amen. Ubuzima bwuzuye ibibazo ndetse n'umunezero, harimo byinshi. Amen. Tugomba kugira ubwoba, dufite Imana yatsinze. Yesu yaratsinze ngo overcome the world. Amen. Rero Imana idufashe, itugenderere, kandi itwiyereke, cyane cyane twisuzume, turebe urugendo turimo nuko turugendamo iminsi yose, cyane cyane no mu bigeragezo. Nako kantu kajemo ko kwicara bugufi, nibyo nagiye nongeramo, iyo myuka nagiye nongeramo abakristo iminsi ya nyuma bafite. Urebe ko ufite, uce bugufi, wihane, ufate ingingo nshya, kandi zihesha Imana icyubahiro, apana wowe. Ubundi uzareba uko Imana izakora mu buzima bwawe. Imana ibaha umugisha. Yari Pauso Ukuri Nkunda, ufite ministeri ya Ukuri Nkunda International Ministries. Tukaba dufite ikibanza muri Canada, abashaka kwiteranya natwe mu karibu. Hakaba hari Uganda, abari Uganda mushaka kwiteranya natwe, hari umupasiteri uhahagarariye. I Burundi naho harahari. Mu Rwanda biracyaza. Amen. Rero ubwo murakoze. Ushaka kwifatanya natwe muri groupe y'amasengesho dufite kuri WhatsApp, wakwandika kuri 1-613-265-363. Reka mbisubiremo, 1-613-265-363. Niho uzandika icyo wifuza, uti ndifuza kwifatanya namwe kwiga inyigisho muri groupe. Icyo gihe umuntu azabashyiramo, cyangwa ufite ikibazo, cyangwa se ufite gusaba isengesho runaka, cyangwa ushaka umuntu akugira inama mu bibazo ufite, ukuntu wabyitaramo nk'umukristo neza, nabyo murakaza neza. Imana ibaha umugisha. Ubwo naho ubutaha. Shalom.
Shalom.